Ndagusuhuje ukomeje kubana n'Ibiganza Media TV, nizere yuko aho uherereye hose ibintu bimeze neza, nizere yuko ibintu ari bien, nizere ko ibintu ari fresh sana. Ngaho nguko rero uti nkuzaniye iki, uti nkuzaniye iyihe nkuru iri update, iyihe nkuru iri trend, ni iki kiri kuvugwa muri showbiz yacu nyarwanda. Kuri uyu munsi rero kabisa ngira ngo uri kugenda ubibona ko tuba twakugeraho tukakuzanira inkuru ziri kugenda zicicikana, aho uyu munsi tujye kuza kwibanda ku nkuru y'abahanzi ibyamamare nyarwanda kabisa, ibyamamare byagiye bikora amazina, bikora amahiti hirya no hino ku ma platforms atandukanye, bakomeje kugenda bavugwa hirya no hino mu itangazamakuru ko ari bo bahanzi b'ababogari cyangwa se bafite ubwiza kurusha abandi. Menya ufana aho aherereye ese umuntu ufana wawe aherereye muri kategori? Ibyo rero ugiye kuza kugenda umenya uko tugiye kumenya kubana nawe. Icyo usabwa, ndagushimira wakomeje kubana natwe kugeza n'uyu munota. Nawe utarakora subscribe nkagushishikariza kuyikora kugira ngo tujye dukomeza kubana mu makuru yacu gatanu kuri gatanu. Ngaho nguko rero kuri aka kanya nyine tukaba tugiye kuvuga ku bahanzi nyarwanda b'abasore beza cyangwa se ababoga kurusha abandi. Menya nyine uwufana aherereye mu ye kategori. Ibyo tugiye kuza kugenda tuganiraho, ntucikwe, gumye ubane natwe. Iyo bavuga ubwiza ku bantu batabyumva cyane cyane, buriya ubwiza ni umutako umuntu wese aba yifuza kugira. Hari n'abo usanga Imana yarabubihereye ku buryo bibatera kuvugwa cyane, ndetse n'ibyo bakora bikamenyekana cyane kubera ubwiza karemano bifitiye. Bikunze kuba cyane ku bakobwa kuko nibo bakunze kuvugwa ko ari bo ubwiza bwabo buba bukenewe cyane, ariko si bo bonyine gusa n'abasore barabugira. Ese aho uherereye wowe wari uzi ko abasore nabo bafite ubwiza? Aho uherereye wari uzi yuko abasore nabo bashobora kuza gukorerwa urutonde? Se turagumya tunibaza se ko twagize Miss Rwanda mu Rwanda imyaka myinshi cyane. Abasore nabo tugiye kuza nabyo tubishyigikire, tubishyireho ibintu bipushinge bigere kure cyane. Ibyo byose rero turaza kugenda tuganira namwe, mu kugenda musiga ibitekerezo aho hasi muri comment kugira ngo ibintu bikomeze kugenda tudatinze. Reka tubagezeho ku rutonde rw'abasore 7 b'abahanzi nyarwanda beza kurusha abandi, ariko uru rutonde rukaba twarukoze tugendeye ku bafana b'umuziki nyarwanda uko bagiye bashyira mu myanya barimo. Turahera hejuru tumanuka ku mwanya wa 7. Ngahe nguko ku mwanya wa 7 hakaba hari umusore kabisa mwagiye mukunda, wakoze ibikorwa bigiye bitandukanye hirya no hino, ariwe Andy Bumuntu. Andy Bumuntu ni umuhanzi nyarwanda ukunzwe cyane cyane n'igitsina gore kubera ijwi afite, ariko bakamukundira cyane ubwiza karemano afite bijyanye n'igihagararo afite. Akaba yaratangiye umuziki we mu mwaka wa 2009, aho yabaye n'umubyinnyi ukomeye mu itorero Mashirika. Ngaho nguko rero uyu muhanzi urumva yuko si ukuririmba gusa no kubyina, arakubita cyabisa yimanukira yihuta cyane. Ubwiza bwe bwatangiye kuvugwa cyane ubwo yaririmbaga indirimbo On Fire, yakunzwe n'abatari bake cyane biganjemo igitsina gore. Uyu muhanzi kandi akurikirwa n'abantu ibihumbi 104
ku rukuta rwe rwa Instagram, akaba yaririmbye indirimbo zitandukanye zirimo On Fire, Valentine, Umugisha, Appreciate n'izindi zamukurikiye. Indirimbo kabisa zagiye zimuzanira igikundiro mu buryo abantu bose bagiye babona bufatika, aho injyana aririmba ijya gusa neza neza nk'injyana ya jazz. Nguko rero uwo musore akaba yitwa Andy Bumuntu. Nguko nuko yari ari ku mwanya wa 7. Twihuse cyane ku mwanya wa 6 haboneka uwitwa Igor Mabano. Igor Mabano ni umuhanzi nyarwanda uririmba cyane cyane indirimbo ziganjemo iz'urukundo, zanamumenyekanishije cyane akanagira igikundiro ku bakundana, kuko indirimbo akunda gukora ziganjemo umubano n'urukundo hagati y'ababiri. Uyu musore yakunzwe n'abatari bake bavuga ko ari mwiza, bamwita ibogari. Uyu musore yatangiye umuziki mu mwaka wa 2016 ubwo yari arangije amashuri ye mu muziki ku Nyundo. Umusore murumva yuko no kuba aririmba kabisa afite aho abikura, bifite ishingiro. Uyu musore kandi akurikirwa n'abantu ibihumbi 26,237 237 ku rukuta rwe rwa Instagram. Mu ndirimbo yakoze zigarukamo cyane harimo Mashuka na izi n'izindi. Urumva ko Mashuka ni indirimbo ishobora kuba yaramukoreye hit cyane kabisa, nk'uko mugenda mubyumva. Mayombo Thomas akaza ku mwanya wa 5, uzwi ku izina rya Tom Close. Yatangiye umuziki we byeruye ubwo yari arangije amashuri yisumbuye, mbere yuko ajya gutaramira kwiga kaminuza. Mbere yuko ajya gutangira kwiga kaminuza, ubwo yari atangiye yatangarije groupe yo kuririmba yise Afrocent. Uyu musore kandi akaba ari kumwe n'abandi basore 3 gusa. Mbere yaho n'ubundi yakundaga kuririmba cyane kuko yabaga no muri korali yaho asengera. Mu rugendo rwe rw'umuziki rwaje kumugeza kuko ari we muhanzi wa mbere watwaye igikombe cya Guma Guma Primus Superstar, aho yari anabifatanyije n'umwuga we w'ubuhanzi. Nguko Tom Close rero, abafana be uretse kumukundira ko ari umuhanga mu kuririmba, banavuga ko ari mwiza cyane kuko hari n'abavuze ko kuba yarashatse umugore hari abakobwa yahemukiye abima amahirwe. Akurikirwa n'abantu ibihumbi 388 ku rukuta rwe rwa Instagram. Indirimbo ze harimo Mbwira Yego, Ubuziraherezo, Igikomere yakoranye na Bulldog. Iyo nakunze n'izindi abana n'umugore we TCR Close, banafitanye n'urubyaro. Nguko rero uyu musore nawe yaje kugaruka muri uru rutonde kabisa, bamushyira ku rutonde rw'abasore bafite ubwiza kabisa. Nguko rero turagomeza twihuta ku mwanya wa 4, aho haza havugwamo Kieti Kavuyo William Muhire, uzwi ku izina rya Kieti Kavuyo. Umusore nawe ni umusore wagiye akora ibikorwa bitandukanye kabisa hirya no hino. Kieti Kavuyo ngira ngo ni umwe mu basore batangije entertainment cyangwa se umuziki nyarwanda nk'uko benshi babizi bagiye banabyibonera. Uyu musore yagiye kabisa akoresha imbaraga zifatika, akaba yitwa William Muhire. Ni umuhanzi, umwanditsi, akaba n'umuririmbyi utuye muri Amerika, uzwiho kuririmba mu njyana hip hop. Ukunzwe cyane n'abatari bake kubera umuziki we abenshi bita ko ari
inkundarubyino Kedi Kavuyo kweri ati kweri umuziki wiwe abenshi bawita nk'uw'inkundarubyino, ibyo bigatuma urubyiruko rumukunda. Niwe umwe rukumbi mu basore abenshi bavuga ko ari mwiza, urebeye ku buranga ndetse n'igihagararo cye nk'umusore. Akurikiranwa n'abantu ibihumbi 51 ku rukuta rwe rwa Instagram. Twihute cyane ku mwanya wa gatatu aho tuhasanga umusore wacu witwa Kitoko. Uko rero Kitoko bibarwa yitwa Kitoko mu bibarwa, ni umusore wakanyujijeho cyane ubwo umuziki nyarwanda wari utangiye gukundwa n'abanyarwanda, agakundwa cyane kubera uburyo yitwaraga mu mavidewo ndetse mu mavidewo kwera urumva nyine yaragitingaga abantu bakagwa muri mudu, ibintu bikagumya kugenda neza cyane mu mavidewo ye. Noneho igihagararo n'uburyo afite isura ndetse n'imisaya igoroye, akaba ari na muremure kandi afite ibigango, byatumye ashyirwa ku rutonde rw'abasore beza kandi bakunzwe cyane n'igitsina gore. Wumva ko kantu byose rero ubwo buranga bwiwe nyine ibyo byatumye bamushyira kuri uru rutonde. Akurikirwa n'abantu ibihumbi 305 ku rukuta rwe rwa Instagram. Mu ndirimbo ze zakunzwe cyane harimo urukundo, ururabo, wenema n'izindi. Uyu muhanzi kandi ubu akaba atuye muri Amerika. Legend kabisa, benshi ko bagiye baducika, ndumva benshi baragiye muri Amerika, gusa ntabwo batwibagiwe. Sometime tugenda tubabona bagaruka nk'abangabo Medal, aribo bazwi cyane ku izina rya Meddy, ba Jibeni, abo bose kabisa nubwo bagenda ariko barongera bakagaruka, tukongera tugataramana mu bitaramo nyarwanda. Umwanya wa kabiri hakaba hari Ngabo Medal cyangwa se Meddy muri entertainment, mu bijyanye n'ubuhanzi bwe. Ngabo Medal Jobe uzwi ku izina rya Meddy ni umuhanzi nyarwanda watwaye imitima y'abanyarwanda batuye mu Rwanda, bari hanze yarwo n'abari mu Rwanda ndetse n'abanyamahanga kubera uburyo aririmba indirimbo ze z'urukundo ndetse akanazikorera amashusho mu buryo bukurura abantu, uburyo buri digitale birumvikana. Uyu muhanzi kandi ni umugabo kuko ubu afite umugore. Ngira ngo uyu muhanzi aherutse gukora ubukwe mu mvugo z'iyi minsi ngo ni igikwe. Ngira ngo aya makuru yagiye atangazwa hirya no hino ku platforms atandukanye. Ibi mwagiye mubibona ko uyu mugabo Meddy yakoze ubukwe, ariko uyu mugabo yakunzwe cyane n'abakobwa n'abagore ku buryo hari n'abamubonaga ari kuri stage bakarwara imitima, bigasaba ko abakoraho bakabona gukira. Yari muganga w'imitima y'abakobwa n'abagore. Ngaho nguko rero uyu muhanzi kandi akurikirwa n'abantu ibihumbi 846 ku rukuta rwe rwa Instagram. Ngabo Medal, ndagusuje cyane aho uherereye cyane musaza. Ngaho nguko rero mu ndirimbo ze zakunzwe cyane, uretse ko nta nazo zitakunzwe, harimo urumva indirimbo nyinshi yari hit after hit kabisa. Uyu mugabo ngira ngo arakora cyane bifatika, nta muntu utabibona, nta wamusimbura. Yari indirimbo yakoze akazi hirya no hino burinde bucya. Ni indirimbo zatumye benshi barara mu kabari, ngira ngo bamwe barabizi kabisa, bakahakubitirwa amavide ibintu bigacika. Meddy Meddy akaba afite umugore we bamaze umwaka babanye.
ku mwanya wa mbere, se w'aho uherereye nta matsiko ufite kuri iki kibazo cy'umwanya wa mbere, gusa haherereye uwitwa The Ben, Mugisha Benjamin uzwi ku izina rya The Ben. Ni umuhanzi nyarwanda utuye mu gihugu cya Amerika, ukunzwe cyane n'abakobwa kurusha abandi bahanzi kubera ubwiza bwe. Ni umusore umunsi ku munsi akaba agaragara yerekana umubiri we uburyo ari kuwubaka, ibintu abakobwa bakunda cyane. The Ben nyuma yo gukorera umuziki hano mu Rwanda ati abakobwa bakunda ibintu byo kubaka umubiri. Ngaho nguko rero ngira ngo mwagiye munabibona ko yaganguje kabisa. Umuziki we yaranawaguye, atangira gukorana n'abanyamahanga ndetse ibitaramo hirya no hino ku isi arabihakorera, ibintu bikagenda fresh cyane. Akurikiranwa n'abantu 654 kuri Instagram. Ngaho nguko rero dore inkuru nayo nkufitiye kuri uyu munsi. Tugumye tubane no mu yandi makuru tubagezaho ku Biganza Media TV.